ni ibihe bintu nka bitatu wenda utazigera ukumbura hano wahaboneye mu nkambi ya Nyabeke inyuma y'igihe kirekire wari umaze hano mu nkambi? Icyo namubwira kabisa azaba intwari ahore yibuka aho yavuye kabisa ku cyamvu nake kandi azibuke n'ukari n'umukongomani. Icyo azakivuga kabisa Aragiye afashe igihugu cya Kongo iwe no musanze azatanga kabisa urenze cyane. Icyo namubwira yawo niyo musanzu twamwifuriza twanamubwira azabasha gutanga. Uzagenda uvuga ati kabisa hano mu nkambi nubwo nahavuye ariko iki kintu cyari cyiza kabisa nari nkiyakundira nari mpakundira iki kintu ni nk'iki? Icyambere ni urukundo nyine abanyenkambi barakundana. Ni icyo wabwira Heritier kuri uno mwanya wo kumusezera agiye kwerekeza muri Canada? Heritier ubundi ikintu namubwira njyewe hari Aragiye kabisa tuhita mu mahanga na hantu ugera ubuzima bugahinduka kabisa uvuye mu buzima bukagera mu bwiza kabisa. N'andi bavuga bati ngo ntuzakire ngo wibagirwe gukinga cyangwa bakire inshuti ba NDANDU TV. Aha turi nk'ibisanzwe naho abantu buririra mbere yuko baje i Kigali kugira ngo bafate indege. Handi ku kibuga mbese cy'imodoka cya Nyabiheke mu nkambi ya Nyabiheke. So rero hano ndi kumwe n'abagenzi banjye ariko batangire batwibwira tubone gukomeza. Witwa nde? Manzi. Irinde? Pacifique. Okay. Nitwa Heritier akenshi bakunda kunyita Karifa. Teleponse. Ahangaha turi rero twaje kubasezera nk'ibisanzwe. Rero gahunda twihaye ntugenda tubagezaho ibikorwa byinshi bitandukanye hano mu nkambi ya Nyabiheke nyuma y'igihe kirekire rero abantu batagenda. None ahangaha nibwo bongeye gusubukura gahunda zo kujya Amerika ndetse no mu bindi bihugu. So rero katubane muri kino kiganiro gitoya. Manze rero duheraho, ni ikihe kintu uzakumbura hano mu nkambi? Ikibuga. Uzakumbura ikibuga? Nta kindi uko uzakumburamo hano mu nkambi? N'abantu. N'abantu. Sawa. Ni ikihe kindi kintu utazigera ukumbura mu buzima bwawe waba waraboneye hano mu nkambi ya Nyabiheke? Ntacu? Sawa, urakoze ntari. Twegere na Karifa umuhungu wanyu yita Karifa nawe tugira ibindi bintu tumwibariza. Karifa, ni ibihe bintu nka bitatu wenda utazigera ukumbura hano wahaboneye mu nkambi ya Nyabiheke inyuma y'igihe kirekire wari umaze hano mu nkambi? Icyambere kabisa ni ubuzima bwo mu nkambi ukuntu buba bumeze. Ubuzima bwo mu nkambi ntabwo umuntu aba bwishimiye cyane kabisa. Gusa kuba mvuye ahangaha ntacyo natanze. Nase waba waraboneye hano mu nkambi ya Nyabiheke ku buryo nyine wazashikira ukavuga ati cyakoze mu nkambi nubwo habaga ubuzima bubi ariko hari ibintu byiza nabyo byahabaga? Icyambere tugira urukundo, turasabana ibihari byose kabisa. Hanyuma rero wakunze kugaragara muri filime, ukina filime nyarwanda za hano mu nkambi, abantu benshi bakumenya ku izina rya Karori. Wari umukinnyi mwiza kabisa muri filime tukaba dusanzwe dukurikirana hano mu nkambi. Ni iki wabwira abafana bawe bari basanzwe bareba ziriya filime? Vuga ikintu kimwe wasiga ubabwiye nk'abafana bawe, abantu benshi bari bagukunze muri iriya filime kabisa. Gusa ebana umva turi kumwe kabisa. Tuzahorana ni ku mutima kabisa, ikintu bashashariza abantu bose. Ikintu cyose kirimo amafaranga uzigikora mani. Icyo bashashariza kabisa. Sawa, urakoze kabisa nawe. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma dusoza kuri wowe kugira nze kuzana kujya kuri mwene data nawe mubaze nk'ibyo bibazo ngo ndarimbabajije. Ni ikihe kintu nuramuka ushitse Canada? Si Canada yamugiye? Ni ikihe kintu cya mbere uzakorayo mbere yuko uzashikayo? Nyine nk'ikintu cya mbere nyine uzahita ukora, kuko abenshi bakunda kuvuga ati ngiye ninshikayo cya mbere nzakora nzajya. Wowe ni nk'ikihe kintu uzashikayo ukahita ukora bwa mbere? Ikintu cya mbere nzakora kabisa ni uguhiga amafaranga.
nkagaragaza urukundo nari mfite hano. Umuntu kwa abantu mbese nta cyahindutse kabisa, cyahindutse gusa n'ubuzima bwiza tuba tugiyemo. Gusa ariko tugomba gusabana, mugenda cyafite umutima wanga kabisa. Nawe ukagera hino tugana ku musozo, reka tubaze n'uyu nguyu nawe undi twikomereza. Hajya batubwiye ko witwa Response ariko banyita Nitezeho benshi. Yes, abantu benshi bakuzi ku izina rya Nitezeho. Nawe rero ugiye kutubwira ikintu kimwe cya bibiri utazigera kumbura no mu nkambi ya Nyebeke waba warahaboneye nyuma y'igihe kirekire wari umaze hano mu nkambi. Icya mbere nk'uko babivuze ni ubuzima bubi, kutabona icyo ukeneye nyine. Ikindi nta kindi, ndakeka byose bikubiye mu buzima bubi. Yes, urakoze cyane. Hanyuma ikindi cyiza kabisa uzagenda uvuga ati kabisa hano mu nkambi nubwo nahavuye ariko iki kintu cyari cyiza kabisa nari mpakundira iki kintu ni nk'ikihe? Icya mbere ni urukundo nyine, abanyenkambi barakundana. Icya kabiri imyidagaduro. Usanga urubyiruko rwinshi rukunda ibintu by'imyidagaduro. So reka tubashimire rero ku mwanya wanyu muduhaye. Nkomeza kubwira inshuti zanjye za hano dukomeze tubane. Ubu ngubu ikintu kigiye kurikiraho ngiye kubereka uburyo bagiye kugendamo, rero uburyo bagiye kurira mu modoka, tunabasezera nyine uburyo abantu bagiye kubasezera no ku kibuga cy'imodoka cyo mu nkambi ya Nyebeke. Bagiye kwerekeza i Kigali, nyuma y'iminsi mikeya baraba buriye indege i Kanombe. Dukomeze tubane, mbashimira kandi bifuriza n'ikirere cyiza muzashike amahoro. Turakomeje hano rero nk'ibisanzwe n'ubundi duhuye n'inshuti yacu hano. Mbere na mbere ke banzi twibwire aho yaje gusezera. Heritier umuhungu muzi witwa Heritier uzi ku izina rya Karifa ndetse na Karori, rero yagaragaye mu bantu baje kumusezera. Reka banza twibwire mbere ko dukomeza. Amazina yanjye nk'ubusanzwe njyewe nitwa Ganza Jackson. Home ni muri Heritier ya 8. Natwe home ni muri inkambi ya Nyabiri kabisa. Atubwiye yuko nawe ari hano mu nkambi ya Nyabiheke. Ni umuntu wagaragaye cyane nk'inshuti ya Heritier, barabanye mu buzima bwinshi butandukanye ndetse bari n'abaturanyi nzu ku yindi, mbese bari baturanye kabisa. So watubwira uburyo wiyumvishije, uburyo wabyumvishije bavuga ko Heritier yagiye kugenda, muri wowe wabyakiriye gute? Wenda ku ruhande rumwe twayafata nk'ari nk'amatage, gutandukana kw'abantu bakajya ahantu hatandukanye tuzazongera guhuza vuba. Twishimye cyane, byadushimishije ko nyine iyi life yo mu nkambi twayita nk'ari ni tag life kabisa, kuko ni life dutegerezwa gufashwa gusa. Nyine waba udafite job ugafashwa nyine tu. Byadushimishije cyane ko umuvandimwe yambutse, natwe turashaka natwe kabisa tuzambuke tugereyo badusengere. Yako byadushimishije cyane kabisa, birenze niyo comment kabisa. Ni ikihe kintu wabwira Heritier ugiye none ahangaha? Ni ikihe kintu ushobora kumubwira ashobora kuzakora icyo abandi bantu wenda batigeze gukora? Benshi bagiye bagenda bakatwizeza ibintu bazasigara bakora hano mu nkambi, ariko bashikayo ntibagire ikintu na kimwe bakora. Ni iki wabwira Heritier kuri uno mwanya wo kumusezera agiye kwerekeza muri Canada? Heritier ubundi ikintu namubwira njyewe, hari Aragiye kabisa, tuhita mu mahanga. Ni ahantu ugera ubuzima bugahinduka kabisa, uvuye mu buzima bukagera mu bwiza kabisa. N'ahandi bavuga bati ngo ntuzakire ngo wibagirwe gukinga cyangwa wibagirwe abo wasizeyo. Yazibuka abavandimwe be kabisa, twibuke ngo twabanye mu buzima, atuvugishe by call. Nta kintu tuzadushaka nyine tukuvugana nawe tugahuza nko kuvuza musanzwe kabisa. Nicyo namubwira kabisa, azaba intwari ahore yibuka aho yavuye kabisa. Ku cyamvu ntakibuye kandi azibuke n'ukari n'umukongomani. Icyo azakibwe kabisa, Aragiye afashe igihugu cya Kongo iwe. Niho musanze azatanga kabisa urenze cyane, nicyo namubwira. Niyo musanze twamwifuriza, twanamubwira azabasha gutanga. Turagushimiye ku mwanya waduhaye cyane. Twamubwira ngo safe flight kabisa, kandi azansuriza umuntu bita Aziya aradukurikirana, njya mubona muri commentaire aradukurikirana cyane. Nize ko kino kiganiro azahita kibona. Wamubwira abantu azagusuriza agishikara muri Canada, benshi baradukurikirana ndabizi. Agishikayo kabisa, azansuriza umuntu bita Aziya, mutere peace cyane, avuga ati
ishumi yacu kabisa abanyenkambi hafi ya twese nyine n'abandi batabonetse ngo mubavugishe turi gusuza Asia no bita Patrick wo kwa Nyaziraje kabisa bazabasuhuza n'abandi benshi kabisa batuziranye. Yego. So turagushimiye ku mwanya waduhaye tuze gukomezanya. Ciao ciao.